Body aho tubagezaho inkomoko y'ibintu n'abantu batandukanye ndetse n'ubumenyi butandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa ane y'ingenzi mu buzima umuntu akora akamugeza ku ntsinzi. Ubundi amakosa ni iki? Amakosa akunze kugaragara nk'ibintu bigomba kwirindwa rimwe na rimwe, twibagirwa ko amakosa atari amahirwe yo gukura. Gusa abanyeshuri ariko rimwe na rimwe arakenerwa rwose kugira ngo iterambere ryacu dutekereze neza. Gusobanukirwa impamvu dukora amakosa. Ubwoko butandukanye bw'amakosa n'amasomo ashobora kuduhindurira amahirwe yo kwiga agera kuri ane. Hariho iyo twita stretch mistake, iya kabiri twita aha moment mistake, iya gatatu twita stop mistake, iya kane twita high stakes mistakes. Tugiye kureba ikosa rya mbere umuntu akora ryitwa stretch mistake. Ni ijambo rikoreshwa cyane mu ndimi z'amahanga nk'Icyongereza. Risobanura amakosa umuntu akora iyo arimo gukora, arimo nko kugerageza ubushobozi bwe busanzwe cyangwa arimo kwiga ikintu gishya. Bisobanura iki? Ni amakosa akorwa mu gihe uri kwiyongera ubumenyi cyangwa wiga. Si amakosa aterwa n'ubunebwe n'amakosa yo kwitaho, ahubwo ni amakosa aterwa no kugerageza ikintu gikomeye cyangwa gishya. Urugero, umunyeshuri wagerageje gukemura ikibazo gikomeye kurusha ibisanzwe akabikora nabi. Iryo kosa ryitwa stretch mistake. Umukozi ugerageza gukora inshingano nshya atari asanzwe gukora agakora amakosa make ni stretch mistake. Ingero ni nyinshi, nawe wabona bizawe nk'iyo umwana yiga kuvuga ibintu byose ariko akabivuga nabi, akabikora nabi, ariko abagerageza ngo abikore neza. Bitandukanye na careless mistake, yo ni amakosa yo kutita ku kintu, cyangwa repeating mistake, amakosa ahora yisubira. Muri make, stretch mistake ni amakosa meza avuga ari nka positive mistake, kuko agaragaza ko umuntu ari gukura mu kwiga. Noneho ikosa rya kabiri ryitwa ngo aha moment mistake. Aha moment mistake ni amakosa atuma ubona ukuri cyangwa ugasobanukirwa ibintu wari utarasobanukirwa mbere. Ni amakosa atuma uvuga uti aha noneho ndabyumvise, dore ko ayo makosa aba ameze. Ukora ikosa hanyuma ugahita ubona aho wibera ako kanya, ugasobanukirwa neza igitekerezo cyangwa igisubizo. Urugero, umunyeshuri wakoze nabi imibare akabona aho yakoze nabi, agahita yumva neza uburyo bwo kubara no gukora icyo kibazo. Ikosa bitavuga ngo aha moment mistake. Umuntu wanditse nabi ijambo agahita amenya uko yari kuryandika. Aha moment mistake. Bitandukanye na stretch mistake, ko ni amakosa aterwa no kugerageza ikintu gikomeye, ntabwo ari nka careless mistake, amakosa. Muri make, aha moment mistake ni amakosa yigisha cyane kuko ahita aguha kumva neza icyo utari wasobanukiwe mbere. Noneho hakaza ikosa rya gatatu bakunda kwita ngo ni stop mistake. Stop mistake ni amakosa aterwa no kutitonda, kutitaho cyangwa gukora ibintu mu kajagari kubagurika. Ni amakosa atava mu kazi, ni amakosa atava mu kuba utazi, ahubwo ava kutita ku bintu uri gukora. Ayo makosa ameze nko kwibagirwa ikintu wari uzi neza, kutasesengura neza mbere yo gutanga igisubizo.
gukora ibintu wihuta cyane, utagenzura ibyo wakoze. Urugero, kwandika nabi izina ryawe, ibaze nawe, kwiyibagirwa kandi wiyizi. Iyo ni stroke mistake. Gukora nabi imibare byoroshye kubera kwihuta. Kohereza imeri zituzuye kubera kutazisoma. Bitandukanye n'andi makosa rwose, nka stroke mistake, amakosa aterwa no kugerageza ikintu gikomeye, nka aha moment mistake, amakosa atuma uhita usobanukirwa neza. Stroke mistake ni amakosa yo kutitonda kandi wari ufite. Muri make, stroke mistake ni amakosa twakwirinda iyo twitonze kandi tugafata umwanya wo gusubiriza ibyo dukora neza. Noneho hari ikosa rya kane ari naryo rya nyuma kandi ikosa rikomeye cyane, ko ryitwa ngo ni high stakes mistakes. High stakes mistakes ni amakosa agira ingaruka zikomeye cyane ku kazi, ku mafaranga cyangwa ku bandi bantu. Ni amakosa aho ibintu biri ku murongo ari byinshi cyane, aba ameze gute ayo makosa, kandi agira n'ingaruka zimeze gute. Ashobora gutera igihombo, ibibazo bikomeye cyangwa impanuka. Akenshi aba ari mu bintu bikomeye cyangwa byihutirwa. Urugero, muganga wakoze ikosa mu kubaga ashobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Umupilote wakoze ikosa mu gutwara indege bishobora guteza impanuka. Umuyobozi wafashe icyemezo kibi ku mafaranga menshi ashobora guteza igihombo gikomeye, ndetse no mu bantu bihutirwa. Bivuga ko ibyo ndetse no mu bantu bihutira kuvuga ibyo batagenzuye, bashobora gukora ikosa ryatuma umuntu agirirwa nabi bitari bikwiye. Bitandukanye rero n'andi makosa. Stroke mistake twabonye ko ari amakosa yo kutitonda, ariko atari ngombwa ko agira ingaruka zikomeye. Stroke mistake ni amakosa aterwa no kwiga no kugerageza ikintu gishya. Aha moment mistake ni amakosa atuma wiga vuba. Muri make, high stake mistake ni amakosa tugomba kwirinda cyane, kuko ingaruka zayo ziba zikomeye. Muri aya makosa yose uko ari ane, hari amasomo dukuramo. Amasomo dukura mu gukora amakosa ni menshi cyane kandi adufitiye akamaro mu buzima. Dore amasomo y'ingenzi: kwiga neza kurushaho. Iryo ni isomo rya mbere, kuko ukoze ikosa ukarisesengura umenya aho wibeshye maze ukamenya uko wikosora, bituma ubumenyi bwawe bukomera. Isomo rya kabiri, kubaha, kwihangana. Amakosa atwigisha kudacika intege no gukomeza kugerageza n'iyo byanze. None isomo rya gatatu, kwiyongera imbaraga. Amakosa atuma tuvumbura aho dufite intege nke, tukabikosora, tukazamura urwego twari turiho. Isomo rya kane, kwitonda kurushaho. Iyo wakoze ikosa rimwe, ubutaha uritonda cyane. Isomo rya gatanu, kwiyumva neza. Amakosa atwereka aho dutekereza n'uko dufata ibyemezo, bigatuma twiyemeza neza. Muri make, amakosa si iherezo, ni isomo. Iyo uyavuyemo wiga, aba ari intambwe iganisha ku ntsinzi. Muduhe like, subscribe na share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho ku gihe murakoze.